Haleluya. Yesu ashimwe. Niyo twaba twahuye n'ibitagenze neza umunsi wose, nta mpamvu yo kugaragaza akarere mu bantu bangana barya. Mwisi mugira umubabaro, muhumure Yesu yaranesheje. Muhumure Yesu yaranesheje. Yesu abahumurize. Nejejwe n'uyu mugoroba kongera kugira umugisha wo kubana namwe, tugize umugisha wo gusoza icyumweru cya mbere cy'amateraniro, dushimira Imana yatubaye hafi, mbashimira ubutwari mwakomeje kugaragaza bwihariye. Mu izina rya Yesu Imana ibaha umugisha. Turongera gushima cyane abashyitsi bacu mwabanye natwe muri uyu mugoroba tugatangira isabato, Uwiteka abaha umugisha. Turabishimiye cyane. Kanshime korari yadukomereje ku cyigisho cyacu tugejejeho twigana, umwuka w'Imana wahaye gutegura izi ndirimbo mwaririmbye. Uwiteka bibahera umugisha. Mwakoze cyane. Munyemerere rero muri uyu mugoroba tugarukane ku nsanganyamatsiko yacu. Ngaho muvuge Imana ivuga, oya mwebisiga. Imana ivuga ikongera, yego ongeraho, naho umuntu atabyitaho, ariko Imana yacu yo iba yavuze. Ngira ngo muziko turi mu itangiriro igice cya gatatu. Twahereye mu itangiriro igice cya mbere, tuza mu itangiriro igice cya kabiri, tugeranye mu itangiriro igice cya gatatu, aho twaganiriye inkuru nziza, aho twaremwe ku ishusho y'Imana. Itangiriro gatatu inkuru mbi, umuntu aza gutandukana n'Imana. Inkuru nziza, Yesu yaraducunguye. Aho rero niho twari turi nimugoroba, ariko dufite ikibazo gikomeye. Yesu yivugiye muri Matayo igice cya 11 muhereye ku murongo wa 27, aho Yesu yavuze ikibazo isi ifite, ati byose nabihawe na Data, ariko ikibazo ntawuzi umwana w'Imana keretse se, kandi nta nuzi se keretse gusa iki yemwe umwana w'Imana. N'umuntu wese wagira ibyo amenya keretse uwo mwana ashatse kuyimenyesha, niho wagira kantu gatoya cyane amenya. Ngira ngo mwabonye ko abo twabanye guhera kuri Mariya watwite Yesu mu nda ye, mwabonye ko atigeze amenya ko mubivuyemo yaramumenye. Ngira ngo mwabonye muri Luka igihe yazanwaga mu rusengero, umusaza Simiyoni akavuga amateka y'uyu mwana ho kugira ngo Mariya yizere. Mwabonye ko yatangajwe n'iby'uwo mwana. Ngira ngo mwabonye ko abigishwa yabanye nabo imyaka 3 n'igice, baramumenya. Ko mubivuyemo baramumenya. Oya, ni amahirwe atarigeze amenwa na buri bantu bose. Mwabonye ko yababwiye ko azapfa, ariko nyuma y'iminsi 3 akagenza ate? Akazuka. Azutse Mariya aramumenya. Twari muri Yohana igice cya 20. Mwabonye ko ku murongo wa 11 Mariya atigeze amenya ibyo ari byo. Twabonye ko abonekera abigishwa be kenshi bakomeje bashidikanya, aho rero twageze ku isomo ryacu tugomba kugarura mu bwenge bwacu. Luka igice cya 24 umurongo wa 44, Yesu asezera bwa nyuma kubigishwa be, abinginga, abahamiriza, aho yakababwiye ubutumwa bushya. Asubira mu byo yababwiye ati, aya niyo magambo nababwiraga kera nkiri kumwe namwe, yuko ibyanditswe kuri njye byose mu mategeko ya Mose, mu byahanuwe no muri Zaburi byari bikwiriye gusohora. Maze mbere yuko abatuma abaha ububasha, arabanza abungura iki yemwe ubwenge. Basaza banje bene Data, muri uyu mugoroba Imana yacu itube hafi, kugira ngo ko twabonye ko Yesu ari we, ntabwo turi kumwe. Yesu ni we, yego ni we, komeza, ni we bugingo, nta uzashaka kwa Data Yesu atamujyanye. None ikibazo isi ifite ni utazwi, ikibazo gikomeye cyane. Ngira ngo nabasomera amagambo mato ari ku ipaje ya 23 ya Rengera Ubuzima,
maze tukabona twinjira mu kigwa cyacu cy'uyu mugoroba. Icyo abantu bose bakwiriye kumenya ni ukumenya Yesu neza, kuko isi ifite uko imufashe, ariko njye nawe hari uko Yesu yakabanye nanjye nawe. Ni gute? Ngira ngo ni amagambo asa nk'atangirana n'igihe Yesu yakijije umumama wari umaze imyaka 12 arwaye kanseri. Ngira ngo nimbivuga nicyo ntabwo ndengereye. Arangije igihe ibyago bya bamwe biba umugisha ku bandi, ni ukuvuga ngo umukire witwa Yayiro yapfushije umwana, umukene wari urwaye igihe kirekire abyungukiramo. Mwavuga ngo iki? Nyine uriya mumama ntiyari kubona ubushobozi bwo gutumira Yesu, ariko umukire yapfushije ababyungukiyemo. Mu itsinda ry'abantu bajyanye na Yesu agiye kuzura umwana wo kwa Yayiro, maze uyu mubyeyi utari ufite ububasha bwo kugira uwo asaba, kuko murabona ko yari yarahawe akato, maze arangije atambuka mu bantu benshi, maze agira kwizera gukomeye ko Yesu afite imbaraga ikiza. Twavuga ngo iki? Cyo ni ikintu gikomeye cyane, kuko abantu benshi Yesu siko bamufite. Maze arangije mu bantu benshi aratambuka, akora ku mwambaro we gusa, maze indwara igenze ite? Irakira. Reka mbabwire icyabaye namwe mwasomye. Igihe uyu mubyeyi yaramaze gukora kuri Yesu, Yesu yahagaritse iteraniro ry'abantu, arababwira ati ngaho nimumbwire ninde unkozeho. Ndagira ngo mbabwire ibisubizo bamuhaye. Umugabo witwa Petero niwe wabanje. Yarangije aramubwira ati ariko wabazaga byinshi, ubuho uri kubaza n'ibidashoboka. Kambabaza ikibazo nk'icyo yabajije. Muri iri teraniro ninde undeba? Umuntu uri kubona ndeba naza muri kiganza. Menye ko mbwiriza mutanyumva koko. Se muranyumva? Mumanura ibiganza nongere mbaze. Muri iri teraniro ninde undeba? Umuzinga mwese muri kundeba? Ni nk'icyo Yesu yabajije. Yarabajije ati none mbabaza ninde unkozeho? Umugabo wita Petero amwata ariko ubaza byinshi, ubuho uri kubaza n'ibidahuye. Dore twese turi kukubyiganaho, none urabaza ninde unkozeho? Ariko mbabaza bose bari kumukoraho. Bose bamukoraga hose. Ubu mwese muri kundeba niko muri gutekereza. Hari abarebye ahandi. Igihe yabazaga yabwiye ati hari unkozeho, ndumva hari imbaraga imvuyemo. Umumama atangira kugira ubwoba ko yakoze ishyano ryo gukora ku mwami w'abandi. Ariko arangije amagambo mato nshaka kubasomera muzazirikana mu gitabo cyitwa Rengera Ubuzima umugani wa mbere, n'amagambo mato ariko y'ingenzi. Yaranditse ngo uwo mugore abonye ko atagishoboye kwihisha, aza imbere ya Yesu atengurwa, asuka amarira y'umunezero, abwira Yesu ko akiza uburwayi bwe. Imana yacabwa icyubahiro. Amagambo asobanura ibimvuze ari hepfo. Burya mu by'iyobokamana nta muntu upfa gukoraho gusa. Gukoraho ufite kwizera bitandukanye no gupfa gukoraho gusa. Kwizera akantu nshaka ni aka kamwe gusa ngiye kubasomera mu gatega amatwi. Kwizera ko Kristo ari umukiza w'abari mu isi byonyine ntabwo bishobora gukiza umuntu. Ubwo mutega amatwi ikintu ndi kugira ngo tugereho muri uyu mugoroba. Kwizera ko Yesu Kristo, kwizera ko Kristo ari umukiza wo mu isi byonyine ntabwo bishobora gukiza umuntu. Ahubwo icyakiza ni iki? Kwizera guhesha umuntu agakiza si ukwemera ukuri k'ubutumwa bwiza gusa. Kwizera nyakuri ni ugutuma umuntu yakira Kristo nk'umwami we koko. Mwavuga ngo iki? Mwavuga ngo iki? Ni bibashisha kwakira Yesu akaba umwami w'ubugingo bwabo. Aho yahamagaye ati mwese oya ntimubivuga, abarushye komeza, abaremerewe mu musange, ahinduka umwami wanyu. Ariho tuzagera muri rya somo twasorejeho ryo muri Mariko 16:17. Kandi ibimenyetso bizagumana n'abizera ngibi. Ngira ngo mwabibonye, bazirukana abadayimoni mu izina ryande rya Yesu. Niba nywa n'ikintu cyica ntacyo kizagenza gite? Yesu azaba yarabaye umwami koko w'ubugingo bwabo. Umwanditsi rero avuga ibyo kugirana isano na Yesu icyo bizatugezaho. Kwizera gushitse ni imbaraga y'ibyiringiro
bihesha umuntu ubushobozi bwo gutsinda. Mwavuga ngo iki? Amagambo akomeye cyane. Kwizera burya kurusha imbaraga urupfu. Murayumvise? Kwizera kurusha imbaraga iki? Abazaba baramaze gushikirwamo na Yesu, ndashima Imana ko batazapfa gupfa. Ngira ngo mwabonye bakiriye iyo mbaraga mu gitabo dufite cyitwa Abakurambere n'Abahanuzi. Bari abavandimwe bacu bitwa ba Aroni, bari abavandimwe bacu bitwa ba Eliyezeri, bari abavandimwe bacu bitwa ba Mose. Bamaze kwakira iyo mbaraga yo kudapfa, mwabonaga ko isaha yo gupfa iyo yagiraga ntibashoboraga gupfa, kereka umugabane w'ubumana bavuyeho nibo bashoboraga gupfa. Ngira ngo mwarabibonye. Mose kugira ngo apfe byasabye ko afata umwuka umurimo amanza awuha Yosuwa mwene Nuni, abona gupfa. Nukuvuga ngo nitumara kugirana isano na Kristo tuzaba twakiriye kudapfa. Imana yacabwa icyubahiro. Ndagira ngo rero uyu mugoroba munyemerere nigarukire ku isomo ryacu twasubitse nimugoroba. Muranyemerera tugaruke ahantu twari turi, ko Yesu yaje mube ariko abe oya ntimuri kumwe nanjye ntiba. Kibazo mfite rero, mfite umunezero, mwe mukagira umubabaro. Bivuze ngo turahabanye. Abantu banezerewe nkanje, nge ndanezerewe cyane. Basaza banjye ndanezerewe mu izina rya Yesu. Yesu namwe abuzuza umunezero. Mbese amahoro Yesu arayatanga? Arayatanga. Arayatanga ku rwego ruhanitse cyane. Ukagira amahoro arenze ibyo wita ibibazo, kuko Yesu yaravuze ati mwisi mugira umubabaro ariko muhumure. Yesu yagenza ate? Yaranesheje. Ndagira ngo rero twagaruka ku murongo wacu uyu mugoroba. Ngira ngo mwabonye uko Yesu yaje mube abe oya mugaruke abe. Ndifuza ko tugaruka kubambwa k'umukiza wacu. Ngira ngo mwaba mwibuka ko mbere yuko Yesu abambwa ku musaraba hari uburyo bwihariye umunyabyaha yahuzwaga n'Imana. Mwaba mwibuka isomo ryo mu Balewi 16 ryitwa ubuturo bwera? Yego? Se harabanyumva? Yego. Ntabwo ari abantu benshi bazi iri somo. Abakeneye kurimenya cyane muzifashisha igitabo dufite cyitwa Amahame y'ishingiro y'ibyo twizera. Igitabo cyitwa Amahame y'ishingiro y'ibyo twizera gishobora kubafasha inshamake nto y'aya mateka y'umuvandimwe wacu, cyangwa se yuko umunyabyaha yahuraga n'Imana. Aho musoma mu Balewi 16 hatubwira ngo kandi bandemera ubuturo bwera maze nture hehe? Oya mugarura ibitekerezo, nture hagati muri bo. Ubu buryo bw'ubuturo bwera, dore imigabane yari igize ubuturo bwera abataragize amahirwe yo kwakira iyo nyigisho. Ubwa mbere, iyo umunyabyaha yavaga hanze yinjiraga mu rugo. Yava mu rugo akinjira ahera. Yava ahera akinjira, ko mutari kumwe nanjye, ahera cyane. Ndavuga inshamake, nzongera mfata umwanya tuhagaruke. None uyu munyabyaha yahuraga n'Imana ate? Nagira ngo mwihangane basubize ku cyo Kristo yakoreye inyoko muntu. Uyu munyabyaha iyo yabaga yemejwe n'umwuka w'Imana akamwemeza icyaha cye, muribuka ko yageraga kuri cyangwa ku kubabarirwa ahereye ku gushaka itungo ryo guhongerera ikiyemwe icyaha cye. Iyo yasaga rero akinjira mu rugo yahitaga ahera ku cyo bita ku gikarabiro, ku gicaniro cy'ibitambo. Murahibuka? Aha rero niho umunyabyaha yageraga, yarangiza akavuga ibyaha bye ari kumwe n'umutambyi, itungo akarivugiraho ibyaha bye arirambitseho iki? Ko mutari kumwe nanjye, iki inshuti zanjye? Ibiganza mu gahanga. Maze akavuga ko yibye, akavuga ko yishe isabato, akavuga ko yasambanye, akavuga ko yariganije. Yarangiza kuvuga ibyaha bye, hari icyo umunyabyaha yikoreraga. Umutambyi yamuherezaga icyuma. Iyo mvuga irumvikana, si ngombwa ko mvuga umushyo, icyuma buri wese aracyumva. Yarangiza umunyabyaha niwe wisogoteraga ikiyemwe
itungo. Umutambyi yamukoreraga iki? Yafataga akantu kabugenewe yaresagamo ayo maraso y'iryo tungo, maze umutambyi akagenda y'amaraso akayatera ku mwenda wakingirizaga ahera cyane. Aha kuri bya bindi maze gusobanura byo mu turo bwera, aha rero hahandi ku gicaniro cy'ibitambo, aho niho baseserezaga amaraso. Muziko mu turo bwera mu mugano wa hera yavagamo amenye ko ibyaha bye bigenze bite, bibabariwe cyangwa bitababariwe. Aha ahera cyane hari iki? Ngira ngo ahera hari imitsima, bitereko by'amatabaza, byotero by'imibavu, hirya y'umwenda ukingirije ahera cyane. Ngira ngo muribuka ibintu byariyo, hariyo amategeko 10 y'iki y'Imana, hariyo manu yagenze ite, yahishwe. Komeza. Isanduku y'iki yemwe y'isezerano, hariho naho ihongerero. Ngira ngo ubwo ndabirangije. Ariko aho hera cyane, muziko umunyabyaha atari yemerewe kuhemera, kuhinjira. Hinjiraga yonde? Ko mutari kumwe nanjye? Iki umutambyi mukuru buri musa akinjirayo rimwe mu mwaka, nabwo akagenda afite icyizere. Ngira ngo niyo yabaga yitambiriye ibitambo, kuko hakomeraga, yagendaga yiziritse ikirunga mu kaguru. Iyo yagwagayo, ko nta wari wemerewe kurebayo na rimwe, bakururagayo baja gushingura. Aho rero nibwo buryo umunyabyaha aha yahuzwaga n'Imana, binyuze ku munsi Yesu atambwa, kuko twabonye ko yaje mube ariko abe ntibamwemera. Yesu aragenda, muri Luka twarabiganiriye, ashirwa ku musaraba. Abasomye wifuzwa ibihe byose mwabonye ko Yesu yatangiye kwinjira ku musaraba 7 za mu gitondo. Bigeze saa 6 izuba yaremye, kuko yari yambitswe ubusa buri ryanga kuva, habaho ikiyemwe bwira kabiri. Yesu bamugirira nabi, bamushinyagura ku musaraba. Bibaye saa 9 ya saha twaremweho y'umunsi, maze umutima wa Yesu uburakiye. Muri make umwami wacu abaratanze. Ndagira ngo mumfashe rero muri uyu mugoroba. Yesu amaze gutanga, igitangaza cya mbere cyabaye ni ikihe? Agatoki se mwaje mushuha. Igitangaza cya mbere cyabaye ni ikihe? Umutima wa Yesu umaze gutanga. Subiza nshuti yanjye. Iwe nta nagake. Izi nsengero zihekanya amajwi, noneho ubundi ubwo muranyumva? Ubundi muranyumva? Yego, icyo yavuze sinumvise nta namba. Wakoze, bani gumugisha kirahagije. Ikindi mami, urabona ntimuwamunyumva? Wakoze cyane. Hari ibitangaza bibiri byabaye uwo munsi byihariye. Icya mbere, yego papa wari ugiye kutubwira, washakaga kudufasha. Amina, akaze cyane. Umwami Yesu akimara kwinjira mu gituro, intumbi z'abera zarazutse mu izina rya Yesu. Cyo ni ikintu gikomeye cyane. Munyemerere nigarukire ku bitangaza bidasanzwe byabaye nka bibiri. Icya mbere, Yesu amaze kuvuga ijambo rivuga ngo bigenze bite, birarangiye. Igitangaza cya mbere cyabanje ibindi byose, nuko wa mwenda wakingirizaga hera watabutsemo kangahe? Mu kabiri. Bivuze iki rero? Ayigamana, bivuze iki? Wakoze cyane. Bivuze ngo tuzasubira kuri Yesu tunyuze ku wundi muntu? Wakoze cyane. Bivuze ngo guhera uwo munsi nta wundi binyuzeho, agakiza k'umunyabyaha karabonetse. Haleluya. Kandi arigirira kuri Yesu imbona kubone. Mucyumve neza, cyo ni cya mbere cyabaye. Icya kabiri, iyo saa 9 mvuze, mu wifuzwa ibihe byose, ubwo nimo ndi gusoma, nicyo kirabafasha ayo mateka. Umunyabyaha buri ku mugoroba umutambyi yatambaga igitambo cyane munsi.
nimusoma mu wifuzwa ibihe byose ku mapaje 530 murasoma ko umutambyi itungwa rihagaze imbere agiye kurisogota. Igitangaza cya mbere cyabaye, icyuma cyamuvuye mu biganza kigwa hasi. Ibyo ndi kuvuga biranditse. Igitangaza cya kabiri isi yose yabonye, itungo bari basanzwe batamba nta kibazo, maze intama birabacitse, igenzi ite iriruka. Reka mbabaze, ubwo Imana iravuze? Iravuze. Hagivuga kangahe ikongera nubwo umuntu atagenza ate, ariko Yesu azamube abe ntibagenza bate. Ndagira ngo mbabwire ko nubwo iyo ntama yabacitse ikiruka, bayirutseho barayigarura. Ariko ubwo yari ivuze iti mutongera kunyicira ubusa, uwo nasuraga yagenza ate yabonetse. Ikindi cyabaye, ibindi simbyitaho, umwenda umaze gutabuka, ahera hatabutsemo kabiri, abantu bagiye kubona bakabona bari kureba ahera cyane, batangira guhuma ngo batahareba. Maze abahanga b'abatekinisiye baza bihuta, batabona bihumishije, bafata wa mwenda watandutse barongera bagenza bate barawudoda. Ariko igitangaza cyabaye ni ikihe nanone? Aho badoze badoda hakongera hakagenza hate hagatanduka. Ngira ngo muzabisoma mu gitabo dufite cyitwa wifuzwa ibihe byose. Kuva uwo munsi kugeza ubu mbwiriza, ndagira ngo mbatangarize ko dufite ikibazo gikomeye. Aho abantu benshi na bugingo n'ubu, aho umwenda aho kugira ngo bumve ko Yesu yahuje umunyabyaha n'Imana agahita yigererayo, Satani yakomeje kudoda umwenda. Na bugingo oya muranyumva, na bugingo n'ubu umwenda uradoze. Dufite abantu bagiye bishira mu kigwi cya Yesu, bigira bahuza b'abantu n'iki yemwe t'Imana. Uyu mugoroba ndagira ngo amaso yanyu akurweho inyegamo, Imana yo mu ijuru bashoboze kubona iby'isi itabona. Yesu abibashoboze mu izina rya Yesu. Basaza banje, ndagira ngo duhereye muri uyu mugoroba. Ngira ngo kuva uwo munsi kugeza ubu hagiye habaho ibindi bintu bihuza abanyabyaha n'Imana. Nyamara Yesu yaravuze ati njyewe nimanikwa hejuru y'isi, Yohana 3, nzirehereza abantu bangana iki bose. N'ubutumwa bwiza butagira umupaka, butagira urubibi. Maze abantu kuva icyo gihe cy'abatambyi badoda umwenda, na n'uyu munsi barakomeza badodadoda bate. Rero ngira ngo muranyemerera muri uyu mugoroba tuganire nk'abavandimwe banje. Ngira ngo muziko dufite icyo bita amadini atandukanye, ariko aya madini yose muziko avuga ko yemera Yesu ko ari umwami n'umukiza w'abarimwe. Harimo namwe abaprotestante n'abadivatiste na bene wanyu bose. Idini ritemera Yesu ni irihe? Ko muvuga gake niki? Isilamu. Abantu bose bazi ko idini ritemera Yesu gusa ari iki? Abasilamu. Abasilamu bo bizera bate? Abasilamu bo ntibizera ko Yesu yahuje abanyabyaha n'Imana. Bizera Yesu nk'uko abadayimoni bamwizera. Ari byo namwe kwizera kwanyu gushobora kuba kucyubatseho. Kwizera ko Yesu ari umukiza w'abari mu isi gusa ntibihagije. Bisaba ko twizera ko Yesu ari umwami w'ubugingo bwacu. Haleluya. Utaragezaho uracizera nk'uko abadayimoni bizera. Abavandimwe bacu bo bemera ko Yesu ari intumwa, bakemera ko yabayeho umuntu mwiza, bakemeza ko yakijije abantu, ariko ntibamwemera ko abahuza n'Imana. Ahubwo babizera ko bahuzwa n'Imana nande? Ko mutavuga naki? Muhamadi Imana imuha amahoro n'iki yemwe ntibigisha. Uwo niwe muhuza wabo n'Imana. Ikibazo gikomeye isi ifite rero ni ikihe? Ikibazo isi ifite kiri ku magambo aboneka mu gitabo cyitwa Ibyakozwe n'Intumwa. Mwayandika iyo page abashobora kukibona. Ku ipaji ya 358 haranditse amagambo ngiye gusoma mu mutwe, ntayasoma mu gitabo ariko ntacyo ndi butarukeho. Handitse amagambo akurikira avuga ngo kuva isi yaremwa kare, abantu benshi bakomeje kujijwa mu bitekerezo hifashishijwe isomo rito ngiye gusoma. Rambura Bibiliya yawe, rambura Bibiliya yawe ngusomere muri Danieli 12. Rambura Bibiliya yawe, manzo mfashe urambure Bibiliya yawe. Igitangaza mbonye nje niho harambuye muri Bibiliya.
njye ntaho ndambura rero hararambuye. Daniyeli 12 umurongo wa 9 mwanyemera mukahasoma nimuhagera murambwira se ko mutari kumwe nanjye. Turi kumwe mwahageze nsome Daniyeli kangahe umurongo wa kangahe wa 9 ubwo mubirimo noneho nka 9 aranditse ngo aransubiza ati oya kampere ku murongo wa 7 niho murumva ibyo nsomye. Kampere ku murongo wa 7 mbona wa mugabo wari wambaye umwenda w'igitare wari hejuru y'amazi atunga ukuboko kw'iburyo n'ukw'ibumoso mu ijuru. Numva arahira ihoraho iteka ryose ati bizamara igihe bizamara igihe n'iki n'ibihe n'iki gice cy'igihe ati kandi nibamara kumenagura imbaraga z'abera muri kubisoma ibyo byose bizahera ko bigenze bite birangire. Umurongo wa 8 ndabyumva one Daniyeli ariko sinabasha kubimenya pera ko ndabaza nti none databuja ikizaheruka ikindi muri ibyo ni ikihe. Umurongo wa 9 aransubiza ati igendere Daniyeli kuko ayo magambo ahishwe kandi afatanishijwe iki ntimuri kumwe nanjye afatanishijwe ikimenyetso ngo mutega amatwi kugeza igihe cy'iki cy'imperuka. Tugende ku murongo wa 10 benshi bazatungana abandi bazagenza bate bazezwa bazacishwa nanone hehe mu ruganda. Ariko ikibabaje ni kimwe mugitega amatwi ababi bazakomeza kuba babi kandi nta numwe muri bo uzagenza ute uzayamenya. Ariko ndashima Imana ko hariho uzayamenya ninde ariko abanyabwenge bo bazagenza bate. Cyo gituma igihe cyanje cyose mpagaze imbere yanyu mbungura ubwenge. Yesu abubahe mu izina rya Yesu. Isi yose izahuma ariko abanyabwenge bo bazabimenya. Reka nikomereze ngera ku murongo wa 11 uhereye igihe igitambo gihoraho kizakurirwaho barangiza bagashiraho ikizira cy'umurimbuzi hazacaho iminsi 1290. 12 hahirwa uzategereza akageza ku minsi 1353 50 n'ingahe n'itanu. 13 tega amatwi aya magambo rero niyo nkeneye na niyo yatumye mfata iki gitabo. Nuko igendere utegereze imperuka kuko uzaruhuka kandi ukazahagarara mu mugane wawe iyo minsi nigenze ite rishira. Mbese yahawe isezerano ryiza. Weho Daniyeli wikenera ibyo ngibyo uko bizaba bimeze igendere utegereze kandi byiringiro hawe uzaba uri mu mugabane w'abana b'iki b'Imana. Bivuze iki rero? Ikibazo mfite uyu munsi ndi kubwiriza twebwe turi mu gihe cy'umuhanuzi Daniyeli ubuhanuzi bwe busohora bufatanishijwe ikiyemwe ikimenyetso. Ndabaza ikibazo gito mbese igitabo cyafatanishijwe ikimenyetso ni cya Daniyeli ni kibyahishuwe? Ndapfuye da. Igitabo cyafatanijwe ikimenyetso ni cya Daniyeli ni kibyahishuwe? Anansenga ndagowe. Igitabo cyafatanishijwe ikimenyetso ni cya Daniyeli ni kibyahishuwe? Manze rero mbabwire ku isabato itaha twari tuzasoza amavuna bisaba ko twongera kuyatangira. Bayobozi ba MFM muzongera mutwemerere twongere dutangira amavuna. Ndongera mbaza iteraniro ry'abizera bagize itorero ry'Iremera igitabo cyafatanishijwe ikimenyetso ni cya Daniyeli ni kibyahishuwe? Ngambwira Obedi ni igitabo cy'urwibutso noneho uriya we yasigajwe inyuma tazi n'ibyo turimo. Ni ikibazo gikomeye cyane. Igitabo cy'ibyakozwe n'intumwa ntago nyifashe ariko reka mbabwira amagambo muragisoma hayo magambo ku ipaji ya 358 hari amagambo ngiye kubasomera muri zera kwariyo kandi nimugera mu rugo mwengere muyasesengure murabona ko ariko byanditse. Handitse ngo
abantu benshi bazi ko igitabo cyafatanishijwe ikimenyetso ari cy'ibyahishuwe. Igitabo cyafatanishijwe ikimenyetso ni icyande, ni cya Daniyeli. Ariko igitabo cy'ibyahishuwe, mu byahishuwe igice cya 6 nimo hasome aho bazanye igitabo bashaka kukibumbura, agenza ate? Arabura. Intare yo mu muryango yitwa Yesu iraboneka. Haleluya. Cya gitabo cyafatanishijwe ikimenyetso noneho kigenza gite? Kirafatanurwa. Ikibazo isi ifite gikomeye ni ikihe? Nubwo igitabo cy'ibyahishuwe cyafatanuwe imbere y'Imana, bitangarizwa isi yose ko igitabo cy'ibyahishuwe gifatanuwe, niko ikinyarwanda kinaniye, kibumbuwe. Urakoze cyane, Imana ngo mu gice kibumbuwe. Ariko ikibazo isi ifite, igitabo n'ubundi cy'ibyahishuwe kiracyahishwe. Ibyo byose bihishwe iki yemwe? Amaso yacu. Aricyo twaganiragaho nimugoroba. Luka igice cya 23 umurongo wa 41 ati iyaba nawe wamenyaga icyaguhesha amahoro. Ariko ikibazo bihishwe iki yemwe? Amaso yawe. Ndagira ngo mbatangarize, ngira ngo mu cyumweru cyashize narabinginze, ndongera kubinginga muri uyu mugoroba ngo murambure ibiganza mutora igitabo cyitwa Daniyeli n'ibyahishuwe. Ibi bintu mufite nk'ubwira imbere yanyu bihishurwe mu izina rya Yesu. Rwose ndabibingingiye, nongere ndabinginga mu izina rya Yesu, Imana ibakundishe gusoma ibyanditswe byera. Dore icyo murasangamo kuva icyo gishe cya Yohana kibumburwa, uyu munsi igitabo cy'ibyahishuwe kiracyahishwe. Dore aho gihishuwe ngiye kuhabahishurira. Nuko kugeza uyu munsi namwe abadivantiste umunsi wa 7 bababwiriza b'ubuhanuzi bwa Daniyeli n'ibyahishuwe, igitabo cyitwa ibyahishuwe gifatanishijwe mu maso yanyu gute? Kuba abadivantiste mfite muri iri teraniro, muzi ko mushobora gutandukanya icyo bita ibintu bitatu. Ibintu bitatu ni iki? Ibyahishuwe 16. Rambura Bibiliya yawe, rambura Bibiliya yawe, ibyahishuwe 16 kubwire ibyo mutari kubona kandi bihishuwe. Ibyahishuwe 16 iki gice ndagitangiraho nongere ngisorezeho. Ndasoma umurongo wa 12. Mwaba muhari? Se mwaje muri mudu tukagendana? Murahari? Wakoze cyane. Ibyahishuwe 16 ngiye gusoma umurongo wa 12. Maze marayika wa 6 sibyo? Ni uwa 3. Uwa 6 asuka urwabya rwe ku ruzi runini rwitwa Afurate. Amazi yarwo akamira kugira ngo inzira y'abami baturuka iburasirazuba yitegurwe. 13. Nuko mbona mu kanwa muratakaye, mu kanwa ka cya kiyoka, mu kanwa, yego twakomeje aha mbere, mu kanwa ka cya kiyoka, 2 mu kanwa kaya nyamaswa, 3 mu kanwa k'iki noneho ka wa muhanuzi w'iki yemwe w'ibinyoma. Bakora iki rero? Havamo imyuka 3 mibi isa n'iki? N'ibikeri. Murongo wa 14 kuko ariyo myuka y'icyo bari gusoma y'abadayimoni igenze ite? Ikora ibitangaza, igasanga abami bo mu isi yose ngo ibahurije kuja mu ntambara ikomeye ku munsi ukomeye w'Imana ishobora byose. Murongo wa 15 dore nzaza nk'iki yemwe kumujura, hahirwa uba maso akarinda imyenda ye kugira ngo atagenda yambaye iki yemwe ubusa, bakareba iki yemwe isoni z'iki yemwe z'ubwambure bwe. Imana nsenga ibahumure mu izina rya Yesu. Kibazo mufite ni iki? Nuko namwe iri teraniro mfite ubu nshobora kubabaza, ntiharya batemera Yesu gusa muti n'umusiramu, mukaba mudashoboye gutandukanya izi mbaraga 3 mvuze. Mu kanwa kayanya, mu kanwa kaki, no mu kanwa kawa muhanuzi, bihuriye hamwe, bikoze itsinda rimwe cyangwa n'amatsinda menshi? Bikoze itsinda rimwe. Uyu mugoroba munyemerere mbahishurire ibyo mugenda mubona ariko bihishwa amaso yanyu. Ndabatangariza ko muri uyu mugoroba aba bantu bose mvuze umunyabyaha wabo ahurana n'Imana ati reka mbatangirire.
kuva Yesu abambwa abatambyi bashona umwenda. Idini ihagarariye isi yose muzi ko ari Roma. Iyo tuvuze Roma niyo itegeka abari mu isi bo, niko Bibiliya ivuga. Muranyemera nabyo manza naje kubisoma se mu Byahishuriwe 13, niyo itegeka abari mu isi bo bose. Roma niyo king y'isi yose. Ngira ngo abantu benshi bazi ko Amerika ariyo yoboye isi, ariko Amerika ntiyoboye isi. Iyoboye isi ni iki yemwe? Ni Roma. Twese turi inyuma yayo. Byahishuriwe igice cya 13 murayisoma ngo ni ihaduka inyamaswa ivuye mu ki? Mu nyanja. Itegeka abari mu isi bose, iyobesha abari mu isi gukora ibitangaza, ibintu byinshi sinda bijyamo. Mwanyemera mukagaruka? Oya munyemerere, muragarutse tugendane. Subwo mwambwira turi kumwe? Yego. None Roma yacu, umunyabyaha w'umukaturika ahura n'Imana ate? Ahura na Yesu ate? Dutangire. Ngira ngo mwese mwaba mwibuka ko umunyabyaha kugira ngo ahure na Yesu, tubisomye mu gice cya 16 cya Yohana, Yesu agiye kuja mu ijuru yavuze ngo ntadusize. Ayigamana nk'iki? None ko mumeze nkazo muvuge ntadusize nk'iki? Kimfubye azatwoherereza Mukawera, azabana natwe ibihe byose. Umurongo wa 8 havuga ngo iki? Uwo mwuka wo kuri naza azatsinda abisi abemeze iby'icyaha. Tugendane. None umukaturiki yagiye kwihana, umwuka w'Imana ni utsinda umutima we? Ko mutari kumwe nanjye? Soro kuri yako mwitangiye kwiyobagiza si kandi bese n'umwuka w'Imana utsinda umutima we? Oya. Ahubwo nk'ubu padiri cyangwa ndubishinzwe ahagarara imbere y'iri teraniro nk'uko ndi hano, yarangiza akavuga ati kuwa 4, kuwa 5, ese ku cyumweru abantu mwese muzaja mu cyo bita intebe ya penetensiya. Iyo tugiye mu ntebe ya penetensiya tuba tugiye kubabarirwa iki yemwe? Ibyaha. Tugendane. Iyo agezeyo mu ntebe ya penetensiya arapfukama agasenga Imana. Asanga yonde? Ko mubivuyemo asanga padiri. Padiri yarangiza agapfukama imbere ye akamubwira ibyaha bye. Ubwo ngatangira, jewe naribye, jewe narasambanye, jewe nishe umuntu. Maze padiri akankora ikimenyetso cy'umusaraba ati kububasha mpabwa n'Imana, ni ikimenyetso cy'umusaraba nagiciye, ubabariwe iki yemwe? Ibyaha. Ni Yesu mvuze yasanzeyo? Ayigabano bantu ngo babe nabi. Ni Yesu yasanzeyo amubabariye ibyaha. Nuko yarangiza ku buremere bw'ibyaha yanyumvanye, akongera akambwira ati ngaho genda upfukame hariya uvuge ndakuramutsa Mariya inshuro runaka 10 cyangwa 1. Mwanyemera nkajyayo? Muranyemereye njyeyo? Ko mutansubije? Muranyemerera mbabwira isengesho asenga iyo agezeyo? Se ntago munyumva. Mana nsenga izongera yesitara urusengero muje mwumva. Ubwo ndagiye mu ntebe ya penetensiya, murankurikiye ngo mbasengera isengesho asenga agezeyo? Muri kunyumva noneho? Agezeyo. Muri hangana ko ntaraje gupfukama byantwara umwanya, ariko arasenga ati Bikira Mariya Nyirimpuhwe, wibuke kutigeze gusubiza inyuma baguhungiyeho, turagutakambira ngo turengere udusabire, nicyo gituma nkwizera ndakugana nkuganyira, umpagarare yuko ndi umunyacyaha mubyeyi w'umukiza, ntiwirengagize ibyo nkubwira, ubyumva ubyiteho, ko mudafashijwe nta kigenda cyanyu. Mwebwe mwakura umuntu muri muto ko mutikirije ngo amena. Bese ibyo mvuze si ko umunyabyaha ahura n'Imana? Mwisengesho nsenze mwumvisemo Imana? Yesu mwamwumvisemo? Ko mutansubiza Yesu mwamwumvise? Arimo cyangwa ndisubiremo ntimwaryumvise? Ndabaza ikibazo, uwahuje umunyabyaha n'Imana ni Bikira Mariya. Basomyi ba Bibiliya ninde wahuje umunyabyaha n'Imana? Ni Yesu Kristo. Twavuga ngo iki? Rero mufite ikibazo gikomeye kuba uyu munyabyaha mutamwumvise. None ubwo niwe munkurikiye azahura n'Imana ryari? Azahura n'Imana ryari?
umunyabyaha muri Yohana 16 umwuka w'Imana atsinda umutima we akamwemeza icyaha. Noneho kugira ngo atsindwe, padiri cyangwa umuhereza cyangwa umukategistre yatangaje ko baraja kwihana. Ageze hariya mu ntebe ya penitensi, mfite igitabo cyiza abagikenera muzagisanga hariya mu mujyi bibamo, ntimuze kukimbaza ibyo nababwiye ndabaha n'ibya Daniel n'ibyahishuwe n'ibindi. Iki cyo ntimukinsabe, iki ni igitabo cyari ariko gikomeye cyane. Mwanyemera nkabasomera amapaje yacyo, subwo muri kubyumva. Ngiye mfite igitabo kiri hano cyitwa ibisubizo bikomeye abakristo bo kwisi bibaza. Tubivuze mu cyongereza ni question. Ariko mwabivuye muri bikiriza ngo iki kare kose amuri kwigira make. Hano batazi icyongereza rwose nasigajwe inyuma rwose. Mwaje mwiga nkanje. Ukizi cyane avuga ati ya. Mwanyemera ngakomeza muri kumwe nanje. Erega no guseka biremewe, umutima unezerewe ni umuti mwiza cyane. Ku ipaje ya 54 mwanyemera nkabasomera ikibazo gihari. Paje ya 54 aranditse ngo mbese umusasaridoti ashobora gukiza ibyaha? Nakabazo babajije. Ni igitabo cyiza cyane muragikunda. Yahise ataragera ku gisubizo aravuga ati abagatulika birega ibyaha byabo gusa ku musasaridoti, none umusasaridoti akiza abandi ibyaha te kandi nawe ari umuntu ushobora gucumura? Mbese aracumura? Aracumura? Uyu mwanditsi arerekana ko nawe ashobora kugenza gute gucumura. Atanga igisubizo ati umuntu rero witwa umusasaridoti, umuntu ugenda agiye ku musasaridoti yarangira yagerayo akavuga ibyaha bye akagira icyaha besha, yababesha Imana. Yababeshe? Yigize Imana? Ko mutabyumvise yigize Imana? Ngira ngo ayo magambo ari muri Daniel, tusayaganira mfite umwanya. Ari no mu rwandiko rwa mbere rw'Abatesalonike, azicara mu rusengero rw'Imana yiyerekane ko nawe ari iki? Ko ari Imana. Tuzabigeraho mfite umwanya. Ariko mubonye ko bakoresheje inyugutazi zitsindagiye bamenaho nk'inyino nyinshi, kuwagerayo akavuga ibyaha bye akagira ibyo ahisha, yababesha iki yemwe? Imana. Ikindi kibazo gikomeye kiri hano, mbese kambabwire iki gitabo nkimaranye imyaka myinshi ako cyarantangaje. Kambabwire ikintu cyantangaje mo ngatangara. Iki gitabo mfite aha ni ku ipaje ya 99. Nari ngiye kubwiriza korari iri kuririmba, ndangije mpfa gusoma kwa kundi igitabo pfa kukibirindura. Somamo ikibazo ntarinzi ko nasanga muri iki gitabo. Burya hari ibintu butashakira ahantu kavuga ngo ntabyo wabona. Munyemerere mbabwire ikibazo nasomyemo cya 57 ku ipaje ya 99. Barabaje barabaza ngo koko se Mariya yajanwe mu ijuru n'umubiri we na roho ye? Si cyambaje muracyumvise? None koko Mariya yajanwe mu ijuru n'umubiri we na roho ye? Mbese abantu bizera ko Mariya yajanwe mu ijuru? Barabyizeye? Ntabyo bizeye? Barabyizeye cyane. Iki rero sinayinzi ko umugatulika yakwirirwa aracyandika. Munyemere mbasomera amagambo ntaragera ku gisubizo handitse. Yarabajije koko se Mariya yajanwe mu ijuru n'umubiri we na roho ye? Ataragera ku gisubizo ahita yandika ngo nyamara nta na hamwe habivugwa mu byanditswe bitagatifu. Mwavuga ngo iki? Ati nyamara nta hantu na hamwe muri Bibiliya cyangwa mu byanditswe bitagatifu havuga ko Mariya yajanwe hehe? Mu ijuru. None ababyizeye barahari? Ntabahari? Wakoze cyane. Ngaho none kubyizera byatangiye ryari? Mfite igitabo kiri kubisubiza. Igisubizo arandika ati iryo yobera. Iryo iyo bavuze iyobera ni ukuri? Ati iryo yobera byatangiranye n'ibinyejana bya mbere bya Kiliziya. Abagatulika b'Iburasirazuba bo bavugaga ko ari isinzira rya nyuma rya Mariya.
Abagatulika bo bakabyita ijanwa mu ijuru rya Bikira Mariya. Ahagana mu mwaka wa 500 ndi gusoma igitabo, nibwo mu burasirazuba batangiye guhimbaza uwo munsi mukuru tariki ya 15 Kanama. Kanama n'ukwezi kwa kangahe? N'uyu munsi uwo munsi mukuru uracyabaho? Urahaba warahavuye? N'uyu munsi urahari? Tangira tumva ku ya 15 Kanama ni Roma mu burasirazuba batangiye kuwuhimbaza mu kinyejana cya 7. Asubira mu magambo nahereho muyatega amatwi neza. Nyamara ariko ibyanditswe bitagatifu byo ntacyo biwuvugaho. Mwavuga ngo iki? Nako mudafashwa ariko nsomye amagambo meza. Nyamara ariko ibyanditswe bitagatifu byo ntacyo biwuvugaho. Nubwo ibyanditswe bitagatifu bitagira icyo biwuvugaho, mbese abantu barabyizeye. Ariko icyo nshimira Imana ni kimwe, mugenzi naho yaba ari umuswa. Nicyo gituma habaho aya materaniro ngo abayobye bagaruke mu nzira mu izina rya Yesu. Ndavuga iki muri uyu mugoroba? Nongera kubabazwa nuko abantu n'uyu munsi mutarashobora gutandukanya imyuka itatu. Uyu mugoroba muranyemerera huze imitwe ibiri, ejo nzongeraho wa gatatu. Mbese koko Isilamu na Katolika biratandukanye cyangwa birahwanye? Nanga ko mutansubiza. Biratandukanye, birahwanye? Murabisoma muri cya gitabo cyacu cya Daniel n'ibyahishuwe bagifite mu birebe. Mbatangarije ko bidatandukanye, ahubwo ni umuntu umwe wongeyeho na Protestant. Tuzaganira hejuru kubera igihe. Icya mbere, kamperi, umusilamu tubonye ko ahuzwa n'Imana nande? Umukatolika ahuzwa na Yesu nande? Umunyabyaha ahura na Yesu gute mu Bakatolika? Ahuzwa n'Imana binyuze muri nde? Muri Bikira Mariya. Mbese ubwo abo bantu nta sano bafitanye? Ntayo muri kumva? Irahari. Dukomezanye. Mbese abakurikiranye amateka, umusilamu aba yambaye ikanzu ndende n'akagofero? Ntabyo mwabonye? Nabyo bihishwa amaso yanyu. Mbese niba umusilamu yambaye kiriya gikanzu kigera hepfo n'akagofero, n'umusilamu n'umupadiri n'umusenyeri arabifite nkabyo? Birasa cyangwa ntibisa? Birahwanye, birasa. Bafitanye isano cyangwa ntayo? Irahari. N'abasenyeri reka nikomereze. Abasilamu bagira igisibo? Sobumubaye bagira igisibo, bajimaka. Abakatolika baragifite? Birahwanye? Oya, ntago muri kumwe nanje. Birahwanye cyangwa ntibihwanye? Aha, kwa mutabibona muri kwihumisha. Reka nongere mbaze, uyu mukatolika wagiye gusenga handi padiri yamwohereje, nta shapure asoma yagezeyo? Ko mutansubiza? Arayisoma? Umusilamu nawe arayifite? Ko mutansubiza? Ntayo? Ndagira ngo uyu mugoroba nifuje ko amasomo yose nyabazanira. Ngira ngo mwankurikiraho gato mubivuyemo. Nanga ko mudafashwa nicyo dupfa. Ura muhungu mbonye agiye, ngira ngo aje kumfasha. Nyifashirize da, tandukaniriza utu tuntu. Akako ninshaka ndakambara kugira ngo mukabone neza. Badutandukanije kubera nambaye ubururu ntimukabona, nagiraga ngo niko kaboneka. Sava, aka karahagije. Ndagira ngo iyi shapure mwaba muyibona. Abatabizi, dore uyu munyabyaha agiye gusenga uko atangira. Kamwe nagafasha aha kandi nkambara mu ijosi. Murambona? Nanga ko mutabona ko kambereye. Nto kambereye si? Ngira ngo abatabizi, uyu munyabyaha w'umukatolika iyo bamwohereje mu ntebe ya penetensiya, iyo agiye gusenga dore icyo bimusaba. Aratangira ikimenyetso cy'umusaraba. Ni iki muri kubona? Yarangiza agakurikiyeho ntari nagera ku gasaro, akakanda kavuga ijambo rivuga isengesho rivuga hubahwe Patri. Yarangiza akavuga iri saro rya mbere
rivuga dawe uri mu ijuru, akayivuga akayirangiza dawe uri mu ijuru, yarangiza akongera agasubira muri rya sengesho rivuga hubahwe Patri, akaza akavuga iyi ndakuramutsa Mariya inshuro 3. turi kumwe? Ubwo rero muri kugira ngo ndi kuvuga ko gatatu ko ndi kubivuga ni ko arisubiramo ryose akagenza ate, akarirangiza. Mwebwe mwikomeza kunkurikira gake, akaza akavuga hubahwe Patri, akagera kuri dawe uri mu ijuru. Byagera aha hagati ngeze byo bisaba kuvuga iyi hubahwe Patri, none akaza akavuga ndakuramutsa Mariya inshuro zingahe? Se mubaye 10. Agakomeza akaza kuri dawe uri mu ijuru, hubahwe Patri, ndakuramutsa Mariya inshuro 10. dawe uri mu ijuru ngiyi, hubahwe Patri, ndakuramutsa Mariya inshuro 10. Aragiye dawe uri mu ijuru, ndakuramutsa Mariya inshuro 10. Ibyo ntarutse ubwo mwabimenye. Dawe uri mu ijuru, hubahwe Patri, akagaruka aha avuga ndakuramutsa Mariya inshuro 10. Iri saro ryose avuga isengesho ryaryo akaritangira akagenza ate, akarirangiza kugira ngo yegere Imana. Kamanze mbasomere muri cya gitabo, kanongere mbasomere muri cya gitabo ipaji bivugani ya 62. Gitabo cyitwa Bisubizo bikomeye abakristo bo kwisi bibaza, paji ya 62. Yavuze ngo ese ishapuri yaba ari isengesho ry'ukuri? Kibazo nawe ahorana question mu mutima we, ahita avuga ngo kuvuga ishapure ni ugusanga Yezu unyuze kuri Bikira Mariya, ni ukuramutsa Bikira Mariya hanyuma ukaramutsa ye. Ubwo wapfiriye abantu abaye nde? Ayigamana, wapfiriye abantu ninde ubwo? Ariko Bibiliya ivuga wapfiriye abantu ari nde? Ari Yesu. Mbese ubwo bisimbura Yesu biragarutse? Ko mutansubiza umwenda urashonye cyangwa ntushonye? Uyu ni umukatolika, uku niko arahura na Yesu. Igitwe cyanje ni kinini, shapure ntiyakwiramo muri hangana nyambarira aha. Uyu ngarutseho yitwa umusilamu. Iyi shapure mfite, umusilamu we muzi ko atayambara mu ijosi, we ayambara ayikamana. Saba abantu murayizi ntayo muzi? Abayizi abenshi ntibayizi. Ndagira ngo mbabwire ko umusilamu we ntayambara mu ijosi, ahubwo abayambaye ku kiyemwe ku kaboko. Ndagira ngo muri hanganira ubuswa bwanje ko ntari bushoboreye kuyivuga yose, ariko buri saro ryose mvuze ni isengesho asenga. Ngira ngo abamukurikiranye mwebweho mubona uko ababigenza. Aba avuga iri sengesho, avuga akantu kamwe akavuga kakarangiza. Ngira ngo muzamubona ayigendana ku kaboko ayivuga. Ndagira ngo mbabaze, aba bantu nta sano bafitanye? Iracyari kure cyangwa iri guhura? Ngaho data, irahuye cyangwa iri kure? Irahura nyirizina. Nuko bihishwe mwebwe hubwo ikiyemwe amaso yanyu. Nababwiye igitabo murabisomamo kizabibahuriza neza. Reka nkomeze, ndacyakomeje sindabirangiza. Ezekiel igice cya 7. Rambura Bibiliya kambarangira ibihamya byose aho byanditse. Ezekiel igice cya 7. Ezekiel igice cya 7. Reka mbasomere ibyo Roma yashizeho. Ezekiel igice cya 7. Mwabirambiwe cyangwa byabaye umwijima ntimubishyikira? Hajya mbabwiye ngo Ezekiel igice, oya turasoma icya 8 umurongo wa 7 hubwo. Ezekiel igice cya 8 umurongo wa 7. Kandi mbasomere ibintu Roma yashizeho maze mbarangira aho mubibona. Mwanyemera ngasoma? Oya mukanguke nsome turi kumwe? Yego. Nuko anjyana ku irembo ry'urugi, ndebye mbona icyuho mu nkike, maze arambwira ati mwana w'umuntu, ngahagura icyuho mu nkike. Maze kucyagura mbona urugi, arambwira ati kingura winjira urebe ibizira bibi bakoreramo. Nuko ndinjira, maze ndebye mbona amoko y'ibikururuka hasi, inyamaswa zishishana, ibigirwamana byose by'inzu ya Isirayeli bishushanije ku rusika impande zose. Imbere yabyo hahagaze abantu 70. Ayikuba mutari gusoma ndahombye. 70 bo mu bakuru b'inzu ya Isirayeli. Hagati yabo hahagaze Yazaniya mwene Shafani. Umuntu wese afite icyotero cye mu ntoki ze, kandi hatamaga impumuro y'umwotsi n'imibavu. Maze arambaza ati mwana w'umuntu, ubonye ibyo bakuru b'inzu ya Isirayeli bakorera mu mwijima
umuntu wese ibitekerezo byo bishujaniriza hiherereye cyuma kiherereye, kuko baravuga bati Uwiteka ntatuzi, Uwiteka yataye igihugu. Mubonye ko ari itsinda ry'abantu bari kuramya ikigirwamana, kandi ni abantu benshi cyangwa ni bakeya? 70. Itsinda rya kabiri, nkurikire murabibara ndabibereka. Itsinda rya kabiri arongera arambwira ati uraza kubona ibindi bizira bikomeye bakora. Anjana ku rugi rw'irembo ry'inzu y'Uwiteka ryerekeye ikasikazi, mbona abagore bicaye baborogera ndabari gusoma Tamuzi. Cyo ni ikigirwamana cya kangahe? Cya kabiri. Itsinda rya gatatu rikaza cyane 15. Maze arambaza ati mbese burabibonye mwana w'umuntu we? Uraza kubona ibindi bizira bikomeye bakora biruta ibi. Aranjana angeza mu rugo rw'inzu y'Uwiteka, maze ndebye mbona ku irembo ry'urusengero rw'Uwiteka, mu bisome cyane, hagati y'umuryango n'ikiyemwe n'igicaniro, abantu bagera ku bantu bangahe bari gusoma? 25. Bateye umugongo hehe? Ku rusengero rw'Uwiteka. Bareba he? Ayigamana. Bareba he? Burasirazuba. Basenga Imana, basenga ikiyemwe izuba, kandi bakarisenga berekeye aho. Yego, murabyumvise? Ibi biva bitatu byashizweho na Roma. Ishiraho ikiva cyitwa izuba, ishiraho ukwezi, ishiraho inyenyeri. Ibi ni ibintu bikomeye tuzaganiraho dufite umwanya. Dusanzemo Nimurodi wahagarariye izuba, dusangamo umugore witwa Kwisimiramis, dusanga umwana babyaye witwa Tamuzi. Ibi bintu bitatu by'ibisengwa Roma yashizeho ku musigiti w'umusilamu birahari? Ntabihari? Ku musigiti w'umusilamu ukwezi, izuba n'inyenyeri birahari? Bafitanye isano cyangwa ntayo? Ko mutansubiza ntayo? Ntayo? Irahari. Reba umuntu usenga Imana yapuritse ku rusengero rw'ibishushanyo, izuba, ukwezi n'ikiyemwe n'inyenyeri. Iyo umusilamu ari gusenga arebaga iburengerazuba. Ko mutansubiza? Asenga yerekeye hehe? Iburasirazuba. Yerekeye aho rigenza rite? Nzabaha ibihamya byabyo birenze aha uyu munsi. Ikibazo mbaza, abantu bafitanye isano? Mwabibonaga? Mutansubiza, mwabibonaga? Ikiyemwe amaso yanyu. Ndi hano binyuze mu Mwuka Wera, abibahishurire mu izina rya Yesu. Basaza banjye, reka ngere ku cya gatatu gikomeye. Harya umusilamu iyo agiye gusara saa 9 kare kare, ni muri saa 9 ni saa 10, harya ntaza ati warayi ko mudafashijwe wakibara, nagaruka saa 6 ayigamana arahindura irindi sengesho, nagaruka saa 12. Mwanyemerera nkabaha akantu kamwe gatoya muri uyu mugoroba k'ubuhamya? Murakemera? Oya murarakaye. Murakemera? Musi umwe nagiye kubwiriza, ni hano hafi iwanyu za Kabuga, muzi ko ari mu basilamu gusa. Ngezeyo mbona mu bashyitsi, mbona nta basilamu bazamo. Habaye hari umuvandimwe wacu watugendereye, Yesu aguhe kubyumva utatahurakaye, ahubwo ubyumve neza. Noneho ndangije mba mpimbye ikinyoma. Munyemere mbaho ubuhamya bw'ikinyoma nahimbye. Mba mpimbye ikinyoma kuko nashakaga uko bazaza mu materaniro. Nti muri uyu mugoroba ndashima Imana. Ntose barikanga. Nti ndashima Imana muri uyu mugoroba ko n'abasilamu Yesu bamwemeye. Baba barakangaranye kuko nubwo batazaga ariko baranyumvaga. Nti dore uko bemeye Yesu abasilamu. Abasilamu iyo bahuye bararamukanya ngo salamu aleikum, ntibagasubiza ngo ari ku musaraba. Muranyumvise? Ni ikinyoma? Ni ikinyoma. Maze barababara. Sinzi kereka niba mutanyumvise. Dore uko navuze ngo bararamukanyaga ngo salamu aleikum, bagasubiza ngo ari ku musaraba. Nubwo ndizera ko nabo bemeye ko Yesu yabambwe. Ubwo ni ikinyoma muramvuga ko bidahuye. Maze barababara. Bati uwo mukafiri w'umugore uri kuvuga ibyati
subiza ngaje baraza kumbaza bati oya vuga bivuga iki nuko nkababwira nti mwamenye ko Yesu yagiye ku musaraba agapfira abantu nuko birangije uko bazaga kumpakanya niko bakurikiranye amateraniro ku musozo wayo tubatiza batatu nicyo nashakaga kwari kugira ngo baze reka mbabwire inshuti zanjye icyo ndi kubabwira mubonye ko umusiramu ari gusubiramo amagambo yavuze kare kuko umugaturika nawe agenza ate ayasubiramo none Bibiliya ivuga iki rambura Bibiliya yawe ubutumwa bwiza bwanditswe na Matayo ubutumwa bwanditswe na Matayo mugiye kunyemerera mu gice cyacu cya 6 tubaze icyo Bibiliya ivuga muri Matayo mwabirambiwe ako mufite umutima mubi abafite umutima mubi muzamure ubutumwa bwiza bwanditswe na Matayo gice cya 6 ngiye gusoma mpere ku murongo wa 5 abanyumva ndahera ku murongo wa 5 haranditse hati nimusenga ntimukamere oya mwabivuyemo ntimukamere k'indyarya kuko bakunda gusenga bahagaze hehe mu masinagogi no mu nzira ngo abantu bagenze bate babarebe arangije ati ndababwira ukuri yuko abo bamaze kugororerwa ingorano zabo wehoho nusenga uje winjira hehe oya ntimuri kumva ugenze ute winjire mu nzu ukinga urugi uhere kusenge so mugenze mute mwiherereye nuko so ureba ibyiherereye azakugororera hehe azakugororera mu mwijima ndabona ibyuma amenya byarenzeho mutanyumva azakugororera mu mwijima twebwe dusenga Imana twiherereye yadusubiza ikadusubiriza mu rwiherero niko muri gusoma idusubiza ku mugaragaro mwavuga ngo iki si ngombwa twebwe iyo tugiye gusenga Imana tuyisenga twiherereye ndashima Imana ibisubizo by'Imana ntibiza byiherereye biza bose babireba bakamenya ko muri Isirayeli hari iki yemwe hari Imana reka nkomeze ngere ku murongo wa 7 namwe nimusenga ntimukavuga amagambo muyasubiramo hato na hato munsomere nkuko ayigamana nkuko abakristo abapagani bagenza bate babigira reka nkomeze nsome kuko abapagani babigira bibwira ko kuvuga amagambo menshi ari byo bituma bagenza bate bumvirwa murongo wa 8 nuko ntimugase nabo kuko so azi ibyo mukeneye mutaramusaba mwavuga ngo iki rero munyemerere mbasomere muri cya gitabo mfite hano yanditse arabaza ati se koko nyemerere mbasomere ya page yanditse arabaza ati se koko ishapure yaba ari isengesho ry'ukuri mwumva igisubizo yatanze aravuze ngo iyo dusenga Yesu dusaba kudasubiramo buri gihe amagambo amwe namwe none se abagaturika sibyo baba bakora iyo bavuga ishapure mbese basubiramo cyangwa ntibasubiramo reka shimira Imana muri uyu mugoroba kuko uri kose Imana izaguhishura kugira ngo umugenzi naho yaba ari umuswa atazagenza ate atazayo none reka mbabaze ubwo ko dusoje dusubikiye aha kubera igihe mubonye umugaturika ahuye n'Imana ko mutansubiza ahuye na Yesu barahuye cyangwa barahabanye reka mbararike muri uyu mugoroba igitabo cyitwa umwiteguro y'imvura y'itumba baranditse baravuga ngo abadivantiste b'umunsi wa 7 bari mu mwende wo kubwiriza abantu batuye ku isi yose ikibazo mwishingikirizagaho ngiki ndibuka nk'abantu benshi b'abakristo iyo turi kubararikira kubwiriza muhita muvuga ngo abasiramu nibo bafite ikibazo ngo abagaturika bo nta kibazo kirahari nta gihari ko mutansubiza kirahari kinini cyane niba mutanabizi kirahari kihabya kinini abo bose b'abakaturika
abo bose b'abasilamu, abo bose ba protestant tuzaganira ejo bari imbere yanyu, aho umwanditsi yanditse ngo ibyo twananiwe gukora dufite umwanya, ubu muri kubona turi kubikora nk'abatabishaka, tuzabikora mu gihe kitugoye kandi tunagenze dute? Tuzabikora cyangwa ntituzabikora? Oya, tuzabikora, ntabyo tuzakora. Kandi ubutumwa bwiza buzabwirizwa mu isi yose, buhamya bwo guhamiriza amahanga yose. Niturangiza imperuka ntizahera ko ise. Bisaba ko nawe buri wese abigira mu iki yemwe mu ruhari. Yesu abigushoboze mu izina rya Yesu. Umva, Yesu abigushoboze mu izina rya Yesu. Ko mufite umurimo ukomeye uremereye uri imbere yanyu. Mubonye ko umunyabyaha ntahahuriye n'Imana, barahabanye byihabye. Kandi Yesu niwe nzira, niwe kuri, niwe bugingo. Ntawe uzaje kwa data Yesu atagenza ate? Atamujyanye. Kubera iki? Abafilipi igice cya 2. Reka nsubikira aha mu Afilipi igice cya 2. Kubera iki? Wambwira uti gute kubera iki? Abafilipi igice cya 2, iri somo general basomeye ndongera ndisubiremo kubwa bamwe tutari kumwe, ndetse maniryo mu Bakolosayi igice cya 3 ndekere. Abafilipi igice cya 2 murongo wa 4 ndegeze ku murongo wa 10 n'amagambo akomeye cyane. Murongo wa 4, umuntu wese muri mwe hubwo nareke kwizirikana ubwe gusa, ahubwo azirikane n'iki? Azirikane n'iki? Nta kibazo mubonye abavandimwe bacu bafite? Ntacyo? Ayigamana ntacyo kirahari? Ni gito cyangwa ni kinini? Kinini cyane. Cya 2 murongo wa 5, mugire wa mutima wari muri Kristo. Haleluya, haleluya. Bese Yesu yaritanze cyangwa ntiyitanze? Dore uko yabigenje ku murongo wa 6. Murongo wa 6 aranditse ngo uwo nubwo yabanje kugera kamero k'Imana, ntiyatekereje ko guhana n'Imana ari ikintu cyo kugundirwa, ahubwo yisiga ubusa, ajyana kamero k'umugaragu w'imbata, agira ishusho y'umuntu. Amaze kuboneka afite ishusho y'umuntu, we yicisha bugufi, araganduka, ntiyanga no gupfa, ndetse urupfu rubi rwo ku musaraba. Icyo nicyo cyatumye Imana imushyira hejuru cyane, imuha izina risumba andi mazina yose, kugira ngo amavi yose apfukame mu izina rya Yesu. Ari ay'ibyo mu ijuru, ari ay'ibyo mu isi, cyangwa ay'ibyo munsi y'isi. Murongo wa 11 uri gutuma tubwiriza ibi cyane. Kandi indimi zose zihamye ko Yesu Kristo ari Uwiteka, kandi Imana Data wa twese ihimbazwe. Mwavuga ngo iki? Indimi zose zigomba kumenya ko Yesu ari iki yemwe? Ari Imana. Ntabwo Yesu ari umuhuza w'abantu n'Imana kuko abasilamu bamuvuga. Ntabwo Yesu umunyabyaha n'Imana bahujwe na Bikira Mariya, ahubwo umuhuza w'Imana n'abantu ninde yemwe? Yesu. Kandi abamwizera bakizera izina rye, yabahaye ububasha bwo kuba abana b'iki? B'Imana. Bakolosayi igice cya 3, impamvu agomba kuba umwami w'ubugingo bwacu ni yihe? Bakolosayi igice cya 3, maze nsoze mpereye ku murongo wa 1 ndageza wa 3 urabuhagije nk'uwa 4. Nuko rero niba mwarazuranwe na Kristo, muje mushaka ibiri hejuru, aho Kristo ari, ubundi kubwiriza yicaye iburyo bw'Imana. Mwavuga ngo iki nshuti zanyu? Yicaye iburyo bw'Imana. Ageze ku murongo wa 2, kuva rero kuba mwakira, muje muhoza umutima kubiri hejuru, atari kubiri mu isi, kuko mwapfuye kandi ubugingo bwanyu bukaba bwarahishanwe na Kristo mu Mana. Murongo ukomeye ni wa 4. Kandi ubwo Kristo ari we bugingo bwacu azerekanwa, namwe muzahera ko mwerekananwe nawe muri mu bwiza. Mwavuga ngo iki nshuti zanyu? Ngiyi impamvu mubona nkomeza kubahatiriza kugirana isano na Yesu. Abaroma igice cya 8, nuko abari muri Kristo Yesu kandi ntateka bazagenza bate? Bazacirwaho. Yesu abashoboze kumwakira mu icuku by'ijoro musinziriye. Mwuka w'Imana bane namwe. Mwuka w'Imana bane namwe. Akomeze kubaganiriza, abahishurira ububwirisi yose itazi. Ejo tuzasubukura umugabane wa 2 nyuma ya saa 6, kandi ibyo ntasobanuye
mwicuku by'ijoro musinziriye, mukayimana bibasobanurire mu buryo bwihariye. Yesu abibashoboze mu izina rya Yesu. Reka mbifurize isabato nziza.